twemerere tuze gukoresha umwanya muto muri iki cyumba dushimire cyane ubuyobozi bw'anga amashusho bwaduhaye umwanya wo gusobanukirwa no kurushaho kwiga amateka yacu. Ahangaha rero turabanza dushimire itangazamakuru riri hano ryaje gushyigikira iyi gahunda ya buri munyarwanda wese. Ntabwo ari inkuru twaje gutara, ahubwo twaje kubara inkuru yacu nk'abanyarwanda muri rusange. Muri urwo rwego turashimiye cyane umusanzu wanyu mu rwego rwo kurushaho gusakaza aya mateka y'u Rwanda. Turashimira cyane abahanzi bose bari hano, uhereye kuri Bruce Melody, The Band and The Chance, ndetse n'abafatanyabikorwa babo umunsi ku wundi, kubera ko iki ni ikimenyetso cyiza, ni intambwe ikomeye, kubera ko abakiri bato, abaturebera hanze, abakeneye gusobanukirwa byinshi biturutse mu butumwa bwiza dusakaza umunsi ku wundi mu buzima bwa buri munsi. Niyo mpamvu turashimira cyane kandi Uwiteka akamugisha. Ahangaha rero ntabwo turi buze kwakira ibibazo by'itangazamakuru, icyakora turaza kwakira ubutumwa bw'abahanzi bari hano ndetse n'icyo babashije kwiga, kubera ko umuntu yiga buri munsi. Niyo mpamvu rero nifuje gutangira n'abasanzwe baba hafi nk'aba managers muri rusange. Ndaza gusaba manager Muyoboke Alex atugezeho ahanini ubutumwa ariko bukubiye mu isomo, nk'umwe mu badufasha abahanzi muri rusange ariko n'abafasha industry umunsi ku wundi. Manager bakurikira imbere mu mateka. Mwese twazanye habura amagambo menshi batuma kugira ngo tumereze urubyiruko cyane cyane n'abanyamakuru muri hano, kugira ngo ubutumwa bugeza ku rundi rubyiruko bagenzi babo. Ndibaza ko tugomba kuba hano nk'uko umuyobozi watemoraga bagira kuvuga ubutumwa mwanga n'iki rero nta kindi, ibyo tubonye ni biriya ni amateka yacu tuzabana nayo igihe cyose u Rwanda ruzaba ruriho kandi ruzahoraho. Aya ni amateka yacu yakozwe natwe nk'abanyarwanda. Rero niba koko tubona ko twabikoze, reka dusubire tubwire bariya bapfobye barimo baza gutekereza ibyubaniho cyane, mujye mubasubiriza. Nicyo nshaka gutuma nashaka itangazamakuru mugerageze muri iki gihe mureke tubasubize. Murabibona benshi baza bagitwaje n'imyidagaduro yacu tubamo, kuko murabizi imyidagaduro yacu iduhuza n'ibyishimo kuri aba bantu. Abantu bari hariya benshi, bamwe bari abantu bize n'abatarize n'inkesha mwabibonye. Rero mu itangazamakuru mugende mubabwire muti twarabyiboneye natwe, bizongera kubaho ukundi. Babandi birirwa bagoreka amateka yacu, babandi bitwaza ko ari bagize platform zimwe zikoreraho twese, yaba ari n'abaziramo namwe mwese n'abandi batazwi. Mujye mugeza kugira ngo amateka tuyababwire, tubabwire ko bizongera kubaho ukundi. Nta ngufu baturusha, ndetse ntibanakurikiranwa kurusha uko twe dukurikiranwa. Umuceceka wo guceceka nicyo gituma bakoresha mubere ukuri n'itangazamakuru nabwiraga. Hama shimire Ben na Bruce, iki ni igikorwa cyiza nk'abahanzi banini mu gihugu, igikorwa gishimishije. Ndabashimiye namwe ubwanyu n'imbuga zanyu no gukurikirana kuko mwagiye mwabwira. Mureke tubaneshe, tubabwire tuti turi abanyarwanda, twavuye mu bibazo twabyikuyemo, nta mahanga yaje kudufasha. Ubigisiga no gukoresha ingazo zanyu zigere kure, munabwira yuko mubabwira bose n'abandi batazi n'amateka yacu Abanyarwanda gusa n'abanyamahanga. Tuzagenda. Ndabashimira rero njyewe ku giti cyanjye, ni ibintu byiza. Ugende mubwire n'abandi bajye baza basure urwibutso bareba amateka yacu. Murakoze. Murakoze cyane Muyoboke Alex, kadusabira kirimukaga gutera neza muri uru rugendo, hanyuma tugaruka ku bahanzi bacu. Murakoze ku buryo amateka basobanuye n'ibyo twabonye n'ibyo bakuru bacu bamaze kuvuga. Ndabizi ko mwese mukurikirana Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994 ni ikintu cyasize gisobanuye yabuze ijambo ryiza, bavuga ni legacy yagiye ku gihugu cyacu.
ubu rero nkatwe turi mu myidagaduro cyane cyane tukiri n'abatoya n'umwangiye wenda baza ku bantu bakiri bato ni ukubona amahirwe dufite tugakoresha neza tuzikoresha hari ibyo dukoresha ukabona nta mumaro bifitiye igihugu ariko mu by'ukuri wareba ahantu igihugu cyavuye n'ahantu tugomba kukigeza ugasanga hari byinshi twakora byiza kugira ngo imbuga nkoranyambaga zacu cyangwa influence abanyamakuru bafite hamwe n'abahanzi ibashe kubaka imitima y'abanyarwanda ibashe no guteza imbere abanyarwanda ubwo nibwo butuma urebye na twari dufite ibindi byose byo turakomeza tubiganireho ariko uko kwigengesera kumenya yuko tutabayeho nk'ibindi bihugu hari abajya batekereza ngo entertainment yacu ngo kitameze nk'iy'abanyamerika nk'iy'abanigeria cyangwa iki biriya bihugu ntabwo ari u Rwanda dufite amateka yihariye niyo mpamvu natwe mu myitwarire tugomba kuba twihariye arakoze cyane kuri muganga byiza dusangije katugana kuri uru ruhande ku butumwa bwa Bruce Melody ndetse na Ben dusigaranye muri uru rugendo dusobanukirwa byinshi gusa murakoze nitwa Bruce Melody Taiwacu navukiye n'ahandi nahakurira ndanahakorera si ubwa mbere rero nje hano ku rwibutso ruherereye hano specifically hano ku Gisozi nagiye nza ndi kumwe na Guma Guma n'indi gihe ariko n'ubwa mbere haje nizanye kugira ngo ndusheho gusobanukirwa gusa ikintu cyose ugomba kumva nuko buri munsi buri gihe ukonje hano iyo nkuru iraremereye ku buryo itamenyerwa ibyo bari kuvuga ku rubyiruko n'abandi bose n'undi wese wumva adasobanukiwe n'amateka y'ibyatubayeho amateka yacu wareba urwibutso rwegereye cyangwa ukazana aha ngaha warushaho gusobanukirwa aho gukurikirana umuntu ubikubwije umunwa inkuru idateguye ukwiye kuvugwa rero nk'imbaraga z'igihugu zubaka kandi vuba twaje hano kugira ngo twongere twihugure ku mateka yacu nk'abanyarwanda ariko tunibuka igihugu cyavuye aho kigeze naho twifuza ko kigera kugira ngo uwo musanzu wacu tubashe gutanga nuko tuba twumva koko tuzi iyo tuva tuzi nibwo tubasha kumva neza naho tujya twabibonye badusobanurira uko amateka yagenze hari ibyo umuntu aba atumva neza niyo mpamvu navuze ko uko mpaje buri munsi numva menya ibintu bishyashya nuko hari n'igihe umuntu yakiri muto hari iby'ubwenge bwe budashyikira gake gake ukugenda ukagenda ubona ibintu noneho mu ishusho nzima ndashimira rero urwibutso ko rwatwakiriye ndanabashimira namwe ko mwaduherekeje abo twazanye hano mwese ukuri mwakoze cyane mwakoze cyane Bruce kugira ngo uyu mwanya twakupa ubutumwa bwa Ben muri uru rugendo rwo Tiger Kanyarwanda muraho neza cyambere nyamushimire urwibutso bwa mwatwakiriye mwaduha gusobanura bwimbitse bamwe wenda twaje tuza inshuro zitandukanye ariko nk'uko mugenzi wanjye bivuze iteka biba ari bishyashya ikintu rero nshaka kuvuga ntindaho cyane ndashaka kwibutsa baba badukurikiye cyangwa se abo turi kumwe hano nuko bimwe mu misanzu ikomeye igihugu kidusaba ni ukuba ijwi riranguruye mu buryo butandukanye rirangurura amahoro rirangurura ukuri ku Rwanda rirangurura amateka yacu rirangururiye porogaramu ya Ndi Umunyarwanda aya mateka ntazongere ukundi hanyuma ngira ngo nanihanganishe abanyarwanda babuze ababo muri jenoside yakorewe abatutsi 94 nta busobanuro ngo cyangwa se nta n'uburyo bushoboka twasobanukirwa uburyo twaba hafi kuko nyuma yo guca muri ariya mateka you realize ko nta n'ikintu wavuga nta kintu ntabwo wabwira umuntu ngo yihangane wumve ngo birahagije so rero reka dukoresha amajwi yacu mu kuba hafi dukoresha amajwi yacu mu kwamamaza amahoro ubumwe urukundo mu banyarwanda
ndetse n'ibyo manager Alex Muyoboke yagarutseho, turwanye cyane ndetse kurushaho izi nduru zo hanze zikunda kuza zishaka gupainting igihugu cyacu kuntu kitari ko zanatsinzwe anyways. So ariko we have tugomba guhozaho tukavuga ukuri ku Rwanda. Yeah, thanks. Murakoze cyane abahanzi bacu, ntabwo twagenda twashimiye ubuyobozi bw'urwibutso. Hari urwibutso dufashe muri gahunda y'uyu munsi, nitwa Lydie, ntabwo ndi umuyobozi mukuru w'urwibutso, ariko muri aka kanya ndahagarara mu veto z'ubuyobozi bw'urwibutso kugira ngo mfate uyu mwanya bashimire cyane cyane. Mu by'ukuri bivuze ikintu gikomeye cyane kubona amazina manini mu gihugu cyacu nka Peace na Rebel mufata umwanya wanyu. Si uko mutazi amateka, ndahamya neza ko musanzwe muzi byinshi, ariko gufata uyu mwanya muri iki gihe cy'icyunamo mukaza gusura, bwa mbere na mbere ndibona nk'abantu bafite umutima ku gihugu, abantu bumva inshingano igihugu kibategerejeho, ndetse nkatwe abakora ku nzibutso cyangwa abigisha amateka abantu batugana, mwumva misiyo yacu ko muza kugira ngo dufatanye, kuko twifuza ko twakwigisha abantu benshi bashoboka. Kuko uko tugira imbaraga zagutse niko ya gahunda yacu yo kurandura ingengabitekerezo ya jenoside, yo gukumira urwango, amacakubiri, ivangura, bya bindi byose byatugejeje ku mateka mabi, niko tugenda tubica intege. Ni iby'igiciro rero kugira abahanzi babiri nk'aba hano bategereje kuza gusura urwibutso, kongera kwiga amateka, ndetse bakazana na timu ngari, kipe ngari gutya, ndetse n'itangazamakuru kugira ngo ribibwire abanyarwanda bandi. Nahoze mbibona hanze, urubyiruko ruri hano rurashaka kubegera, rurashaka kubafotora. Ntabwo ari uko gushaka kubafotora gusa, ahubwo ni ukubera yuko abahanzi muri abantu bafite ijwi riruta n'iry'abanyapolitike gusa. Nubwo twe dusobanura amateka hano, ariko ikintu muba mukoze ni ubutumwa burangurura, bugera kure kurusha ibyo twebwe twakoze. Ni ikintu gikomeye cyane. Dufite urubyiruko rwinshi rubabonaho icyitegererezo, wenda bo badasanzwe basobanukiwe amateka, ariko kubona abantu nk'amwe babona nk'abahanzi bakomeye, bakunda ibihangano byanyu, mwaje aha, urubyiruko ruravuga ngo natwe hari ahantu tugomba kujyayo. Iyo baje rero, niyo wenda The Ben cyangwa Bruce ntacyo baba bababwiye gikomeye, iyo baje baravoma, iyo baje babona bwa butumwa twifuza yuko abantu bagira. Turabifuzaho rero uwo musanzu wo gukomeza kuba ijwi ry'ubutumwa bw'amahoro, twigisha abantu bwo kwerekana amateka y'ukuri, kuko nuko hari abagiye babigarukaho n'abayapfobya barahari batatworoheye. Ni inshingano rero yacu twese nk'abanyarwanda, cyane cyane abahanzi n'abantu bafite ijwi rigera kure, tutanirengagije ko hari abandi bahanzi bagize uruhare mu gutegura jenoside no mu gihe cyo kwishyira mu bikorwa. Mujya mwumva witwa Bikindi Simone Bikindi, wiyeguriye ubuzima bwe bwose guhimba indirimbo zo kwangisha Abatutsi no kubicisha, akabishyiramo imbaraga zose, n'ibihangano bye bigacurangwa bigafatwa. Tubatezeho rero ibihangano by'amahoro, tubatezeho ibihangano bishyira hamwe abanyarwanda, byimakaza ubumwe, ubuyobozi bw'igihugu cyacu bishyize imbere, kandi n'abandi bahanzi bibabere urugero, bose bajye baza basure bamenye amateka, bumve yuko ari ibintu bibareba. Ndabashimiye cyane rero, kandi nk'abanyarwanda twese ibihe turimo ni ibihe bigoye kuri benshi,
abafite ababo bibuka muri ibi bihe ari nabo bacu bifurije gukomera ndetse n'imbaraga zirenga umubabaro tuba dufite muri iki gihe tukarushaho kwiyubaka. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Turabashimiye natwe, dushimire n'abandi mwese muri hano, hari abaramyi bacu bari hano, abaherekeje abahanzi bacu muri rusange. Uwiteka akomeze muri ibi bihe bigoye kandi akomeze abaho umugisha no kwaguka. Gahunda yacu tuyisoreje aha ngaha, nta kindi kibazo gukurikiraho, nta yindi leta iri buze gufatwa. Abahanzi bacu bagiye guhita bagenda, natwe twasubira mu mirimo yacu ya buri munsi kandi namwe turabashimira nk'abanyamakuru n'abanyamakuru. Murakoze cyane.